Uyu ni Dr Shangazi nk'uko bisanzwe ubifuriza ibihe byiza aho muri hose impande n'impande zose ku isi. Nongeye kubifuriza rero ibihe byiza nshuti zanjye. Mwebwe mudahwema kutwereka ko turi kumwe 5/5. Mwebwe mwibutse gukora kuri subscribe, gakora no ukazogera mukajya muhura na Dr Shangazi buri uko ari kuri ikiganiro. Nizere ko turi kumwe nta gutererana. Gahunda yacu nk'uko muyizi rero ni ukuganira ku ngo zacu uko tuzubatse ndetse tugahindura n'imyitwarire y'uko twubaka, kuko dukeneye ingo nziza, ingo nzima zizira umuze, twubaka dushize amanga, dukundanye, urukundo ari rwinshi mu ngo zacu. Nawe utaragera kuri ubu buryo rero ngo umenye neza ko umunabi, urukundo ruke ruri mu rugo ari wo bitera, urasabwa kujya ukurikira Dr Shangazi mukamenyana bigiye imbere. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira ku bintu byoroshye cyane ariko biri bukomerere bakeya. Hari abagabo benshi baba batazi tekinike z'uburyo bikorwamo. Ejo twabiganiriyeho, murabizi neza ko twagiye tubicamo impamvu nyinshi abagabo bagenda bazibura. Murabizi twabonyemo za sikwizi, murazizi start and stop, ni nyinshi twagiye tuzireba uburyo umugabo ateguramo umugore. Nawe twabibanyemo rero, nizere ko uyu munsi utaza guteshuka. Uyu munsi rero tugiye kureba umuti wo burundu uvura kubura ubushake bwo gutera akabariro ku bagabo wabonetse. Bagabo mwe, nabazaniye umuti wo gutuma mutongera kumva ko nta santima cyangwa ugakora kamwe ugashakisha kandi bikanga bikananirana. Ahangaha hari ibisubizo pe. Birashoboka ko ari ubwa mbere uhuye nanjye, ariko nyemerera wumve iyi nkuru mpaka irangiye kuko ni ingenzi, irakureba wowe cyane cyane umusore cyangwa umugabo. Mu buzima busanzwe bijya bibaho ko umugabo cyangwa ajya gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye bikamugora cyangwa akabura ubushake burundu. Iki ni ikibazo gishobora gusenya urugo cyane cyo gutera akabariro hagati y'abashakanye, ari inkingi ya mwamba yubaka urugo. Murabizi urugo rutabayemo gutera akabariro cyangwa se kwishimirana rurasenyuka pe, ugasanga buri umwe afite irari ryo kujya hanze, yatangiye gutongana, umushiha wabaye wose. Murabizi ko umugore utarongowe neza atabura umushiha. Ariko se umugabo ufite iki kibazo akwiye kwiheba? Uyu munsi tugiye kubiganiraho tubivuye imuzidi, twumve impamvu ubundi uyu mugabo atagomba kwiheba. Mwikiheba, Dr Shangazi nabazi. Izi nama zikurikira nizo umugabo ukunda kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina yakubahiriza zikamufasha. Iya mbere, biganiriza umugore wawe. Uyu mugore ni umugore wumva, arakumva, anagufasha. Wikihagara ngo wumve ko ibintu byose uri bubishake. Ahari kugira ngo mufatanye, niyo mpamvu yitwa umugore. Ni byiza ko mubiganiraho byose, ariko se koko murabikora? Ibyishimo mu gutera akabariro ntibiva kure. Kuganira no kwigishanya, gutegurana. Niba ujya ugira ikibazo ko igitsina cyawe kidahita gifata umurego, wibyihererana. Umugore wawe ashobora gukeka byinshi kuko utamukunda, umuca inyuma, bimwe nababwiraga nyine. Birasanzwe, musobanurire nawe arakumva kuko ni umuntu mukuru. Bishobora kuba biterwa n'ibintu byinshi, umunaniro, ibibazo ufite. Nubisobanurira mugenzi wawe azashyiramo imbaraga agufashe kugira ubushake. Iya kabiri rero, banza ufate ikiruhuko. 80% by'ibibazo bituma igitsina cy'umugabo kidafata umurego biterwa n'umunaniro. Umunaniro ni umwanzi wa mbere w'imigendekere myiza y'akabariro hagati y'abakundana, cyane ku mugabo gufata umurego kw'igitsina cye. Mbere yo gukora iki gikorwa byaba byiza ubanje ugakaraba umubiri wose, nyuma ugafata ikiruhuko gihagije uryamye. Si byiza ko wihutira gutera urubariro ku rugo kandi ugifite umunaniro n'ibibazo by'akazi wiriwemo. Abenshi bagera mu rugo bahita bumva ko gahunda nyine ari ukwataka, ariko ntabwo aba ari ngombwa ko ibyo bintu tubikorera hamwe twese dufite umunaniro. Ni byiza ko buri wese aganira, akaruhuka, bakagukorera agacyayi,
bakakumasa niba bishobotse nabizi ko ntago kumasa murabizi nabyo ari ukuntu bikorwa neza. Umwitozo wa gatatu rero, imyitozo ngororamubiri ni ingenzi. Siporo hari abagabo ujya ubona ashobora kubita umwaka nta siporo ntaki, akumva ko siporo akora ngo nagenze mvuye aha ngeze ku kazi ndagarutse. Duhora tubivuga kandi tuzakomeza tubibakangurira gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umutima gutera neza, bifasha imiyoboro y'amaraso gutembereza neza, bigatuma umuntu wese yiyumva neza. Ntabwo ari ibintu biba bigoye bino bintu, buri wese yabishobora. Bifasha imiyoboro y'amaraso gutembereza neza amaraso mu mubiri wose. Uko amaraso atembera neza niko n'ubushyuhe bwiyongera mu mubiri, bityo ntube wahura n'iki kibazo cyo kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro. Bituma umubiri wawe ugendera ku murongo, bityo nujya gukora imibonano mpuzabitsina ntuzashidikanye ku byiyumviro wowe ubwawe ufite. Birashoboka ko utiyumva neza, ariko ubushakashatsi mu ndimi z'amahanga bagerageza kubivugaho. Ubushakashatsi bwakozwe na journal niba ari medicale, journal médical de la sexualité ngororamubiri, bwerekanye ko 45% by'abagabo badakora imyitozo ngororamubiri bageze mu kigero cy'imyaka 40 bahura n'ikibazo cyo kwishakisha bakibura mu gihe bagiye gutera akabariro nabo bashakanye. Ingingo ya 4, reka itabi. Itabi ntago ryica ibihaha gusa, ryamaze kugera no mu myanya y'ibanga y'abantu, yaba umugore yaba umugabo. Aho ndahatindaho cyane kuko buri wese wamaze kubatwa n'itabi ntabasha gutekereza cyane, aba yumva buri uko abishatse byahita biba, ariko biragoye. Kureka itabi ni byiza ku buzima, ariko bikaba akarusho ku mugabo wifuza ko igitsina cye gifata umurego mu buryo butagoranye. Ubushakashatsi bwerekanye ko abagabo banywa amasigara 10 ku munsi biyongerera ibyago byo kutagira ubushake buhagije nka 16% kuruta abatanywa itabi. Uyu mubare ugera kuri 36% ku bagabo banywa amasigara hagati ya 11 na 20. Gira vuba utangira ushake uko wava ku itabi ritazagusenyera. Niba ufite n'umugore unywa itabi, bimukangurire, bizabafasha mwembi. Nkuko nabibwiye, ntabwo itabi ryica umugabo gusa, nubwo ryica umugabo byihuse, ariko n'umugore burya riragenda rikamwica, agatangira kuma, ugasanga bagezaho biyambaza izindi mbaraga kugira ngo umugore yorohe. Shyira urusenda mu mafunguro. Iyi nkuru guhera kera turi abana tuzi ko urusenda ngo ruzamura ubushyuhe bwo kanyabugabo. Ese koko byaba ari byo? Reka tumve ibyo abahanga bavuze. Buri uko ufashe ifunguro byaba byiza ushyizemo urusenda. Urusenda rwongera uburyohe bw'ibiryo, ariko burya ahanini rugira n'irindi banga ryo kongerera ubushyuhe mu mubiri. Mu gihe cy'ibyumweru 2 ururya buri munsi, uzabwira uko uzaba umerewe mu gihe cy'ijoro ry'urukundo. Nanjye ndaha muze kubinyandikira muri comment mumbwire. Utangire rero nyuma y'ibyumweru 2 muzanyibwire ngo ubundi ijoro ry'urukundo biba bimeze bite. Impamvu ya nyuma rero cyangwa ingingo ya nyuma, fata ku gasembuye. Apana kenshi, ariko murabizi ko alcohol no kwa muganga sometime ku bantu barwara amasenezite, amasima, babakangurira gufata agasembuye kuko hari imitsi igenda ikasa nk'iyibanye. Hari imikaya cyane cyane nk'iyo ku gitsina cy'abagabo isa nk'igenda ikibanye iyo afite izo ndwara, ariko ntabwo ari benshi bakunze kuzigira. Agasembuye kandi nako kaba mu kuyungurura no gufasha abagabo kwirinda kurwara kanseri ya prostate, ariko iyo kabaye kenshi murabizi ko nabwo kagira zimwe muri kanseri gatera. Nubwo hari amadini atemerera abayoboke bayo kunywa ibisindisha, hari aho bigira umumaro. Ujye nibura unywa icupa cyangwa 2 mu cyumweru, nabyo bizagufasha kuzamura ubushyuhe mu mubiri wawe
wari usanganywe. Abarokore bo twabagira inama yo kwihatira urusenda kuko rwo ntirubujijwe. Iyo wumva byanze rero hari n'ubundi buryo wafatamo tangawizi. Tangawizi nayo burya ni umuti. Nzabibaganirizaho byose hano kuri Dr Shangazi, ibintu biba bihari ntacyo mwamburana.